riherereye mu kagari ka Bugaragara, umurenge wa Shyorongi, akarere ka Rulindo, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ryashinzwe n'ababikira b'abapenitante ba Mutagatifu Francisco Assisi mu mwaka w'igihumbi 969. Rishingwa ryitwa Ecole Familiale, ryari rizwi ku izina rya Serayi ya kera. Mu mwaka w'igihumbi 988 ishuri ryabaye ishuri ryisumbuye, Ecole Secondaire, aho batangiye ari normal technique. Mu gihe cya jenoside nk'ahandi hose ishuri ryacu ryarasenyutse cyane, n'ibikoresho byose barabisahura. Ryongeye gufungura amarembo mu mwaka w'ibihumbi 2002 tubifashijwemo na Kiliziya Gatolika mu bufatanye na leta ndetse n'umuryango w'ababikira b'abapenitante ba Mutagatifu Francisco Assisi. Kugeza ubu urugo rwa Stella Matutina duhagaze neza. Dufite abanyeshuri 580. Muri bo 298 bari mu cyiciro rusange twita tronc commun, 282 bakaba biga amashuri yo atandukanye ariyo kombinezo zitandukanye. Harabiga MCB, MCE, MPC na MEG. Dufite abarezi, abo bana barerwa n'abarezi 35. Dufite abandi bakozi bunganira ishuri bagera kuri 15. Abana bacu batsinda neza kandi bafite imyitwarire myiza iranga umukobwa w'umunyarwandakazi. Bagerageza kugira indangagaciro zifuzwa, dore ko ari nayo ntego dufite mu kwimakaza uburere bw'umukobwa mu mashuri yacu. Umuhanga yaragize ati, mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Uwo tugendana utumurikira ni inyenyeri yo mu rukerera. Namwe mufore abo turi bo. Umunyarwanda yongereyeho ko iyo ubonye nyine urwo yambaye rukubwira urwo yubatse. Ibi biragenurwa n'icyerekezo ndetse n'intego y'ishuri rya Stella Matutina. Dufite intego ikubiyemo icyo twifuza kuri aba bakobwa beza: uburere, ubumenyi n'umuco. Ubukristo nabwo bufite umwanya ukomeye cyane mu burere dutanga. Ikimenyimenyi ni ba bana bagera kuri 13 tugaragiye uyu munsi, bakaba baduteranyirije hano. Hari abahawe isakramento rya batisimu, abahawe isakramento ry'Ukaristiya ndetse n'abahawe isakramento ryo gukomezwa. Akarusho nyine hari abayahawe yose icyarimwe. Nimumfashe twongere tubashimire. Turabifuriza guhora murangamiye Yezu Kristo. Muhore mwihatira ko imibereho yanyu igaragaza abo muri bo. Turabasaba kandi tubagira inama zikurikira: muje mutura kenshi igitambo cy'Ukaristiya kugira ngo Kristo akomeze ababere icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti mu bana. Muje mukunda gushengerera kenshi Yezu Kristo, bityo murusheho gusa nawe, mumutuze mu buzima bwanyu. Mugane imiryango ya Action Gatolika izabafasha guhora murerera ubukristo bwanyu. Ibikorwa by'urukundo bikomeze bibarange nk'uko mubitugaragariza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mugire urukundo, mwite ku bababaye n'abatagira kivurira. Mutagatifu Teresa yaravuze ati, ukoze icyiza uba ukoze umunsi mukuru nyawo, bityo ukoze neza ahora mu birori. Niyo mpamvu muri Stella duhora mu birori. Byose muje mubitura umubyeyi Bikira Mariya, mumwiyambaza kenshi muvuga ishapure, azabasabira basukura barindi sayo n'ibindi byose bibi. Ubu ngubu uku kwezi kwari ukwa Bikira Mariya. Dufite umuco mwiza ubu tumaze ukwezi kose tuvuga ishapure buri munsi muri uru rugo. Niyo mpamvu rero nyine kubera ko turi Bikira Mariya tumwiyambaza by'akarusho, padiri yabitubwiye ko uwiyambaza Bikira Mariya ntacyo ashobora kubura. Natwe rero afite umwanya ukomeye muri uru rugo rwa Stella Matutina. Nyuma y'ibyo byose tubifurije kuba batagatifu, kuko iyo tubarebye tubona mwababo.
Umunyarwanda yabivuze neza ko ukuratira intege z'amatwi aba azikesha amajosi meza. Ibyangombwa byose murabifite, mufite ababyeyi beza, mufite abarezi beza, mufite kiliziya ibakunda, mufite ubuyobozi bwiza. Ahasigaye ni ahanyu, mujye mwisiga mwinogereza. Mumfashe dushimire abakateshiste bacu, nabasaba bagahaguruka, Seri Clementine na Seri Makire. Aba bakateshiste nibo bateguye aba bana, babateguye neza, barabafasha, baha inyigisho nziza zijyanye no kwitegura amasakramentu. Bafashe rero umwanya uhagije kandi bazakomeza bafasha aba bana mu migenzo myiza mboneramana. Twongere tubashimire. Babyeyi beza b'umubiri, namwe babyeyi ba batisimu, reka tubashimire, tubashimira cyane uruhare rukomeye mu bufatanye muri byinshi dukora kugira ngo aba bana bacu bakure bajya mbere muri byose. Turabashimira ko mwemeye ko aba bana bahererwa amasakramentu muri uru rugo. Byarashobokaga ko iminsi mikuru muyijyana mu rugo, ariko mwashatse ko babyizihiza natwe tukaboneraho. Dufite rero inshingano mu gukomeza kubafasha gukura mu gihagararo, bakunda Imana n'abantu. Ibyo twabasabye kubahiriza natwe biratureba, tubahwiture kandi tubaho urugero rwiza. Nuvuga ishapure kenshi umwana wawe azayivuga, nujya mu misa azajyayo, kuko abahanga babivuga ko intore nyine si itoza ikizi, ahubwo nitoza ikiri cyo, kuko kora ndebe iruta vuga numve. Turashimira abafureri b'abafransisikani bahagarariwe na Frere Eric, mutwitaho cyane, mudusohereza ubutumwa, no kwa Frere Flora ubo twoherereza. Rwose turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ntago twabura gushimira abasaserdoti bacu. Uyu munsi nyine ni icyumweru, batubwiye ko baza batinze kubera ubutumwa butandukanye, nabo batwitaho cyane, tubashimire. Turashimira inzego bwite za leta, nabo batuba hafi bakadufasha, bagatuma intego dufite y'ubumenyi itera imbere, bakaduha n'ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwiga neza, nabo tubashimire. Turashimira ibigo duturanye by'abaturanyi, uburyo dushyira hamwe kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, nabo tubashimire. Turashimira rero abantu bose bagize uruhare mu buzima bw'iri shuri kugeza magingo aya, abayobozi ba kiliziya, abayobozi mu nzego bwite za leta, ababikira b'abapenitante ba Mutagatifu Francisco w'Asizi, ababyeyi, abarezi n'abandi. Ntawabura gushimira buri wese wagize uruhare mu gutegura uyu munsi. Turashimira korali yaturirimbiye neza. Turashimira abateguye litirijiya bose. Turashimira abanyeshuri baza kutwereka ibindi birori, ndatekereza ko itorero ritabura, imikino itandukanye, abateguye amadrama n'ibindi, mwese turabibashimira, turatekereza ko bigenda neza. Bose rero nimumfashe twongere tubashimire. Nyakubahwa Frere Eric, banyakubahwa mwese muteraniye hano, mu izina ry'abatuye uru rugo rwacu, abanyeshuri, abarezi, abakozi batandukanye, twongeye kubashimira. Turabizeza ko ishuri ryacu ari rwo rugo rwacu, tuzahora turi igicumbi cy'amizero, ubuvandimwe n'amahoro, tugahora ku isonga mu gutanga uburere buhamye, mu kurera umwana ushoboye kandi ushobotse. Mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu mukaza kwifatanya natwe, muri ab'agaciro.